Ibibazo ni byose, ibyifuzo amarira n'agahinda ku bakundaga rikeri, mu gihe inzego z'umutekano zakusanyaga ibizwi nk'ibyuma byo mu mahanga, dore ko habanje kuba icyiciro cya mbere cyo gukusanya ibyuma bikorerwa mu Rwanda, ariko kuri iyi nshuro ni igihe cyo gukusanya ibyuma bituruka mu bihugu byo mu mahanga. Abaturage ni benshi batandukanye bashungereye bibaza ngo iki gihombo kiri guterwa no kuba byarinjiye mu gihugu, inzego zirebera zikaba ku munota wa nyuma zije kubikora mu baturage. Ese umucuruzi agomba guhomba burundu cyangwa leta hari ikintu yateganyije ku bacuruzi? Kandi inzego zose z'umutekano zitabiriye kuza gukura mu baturage cyangwa ku bacuruzi ibi binyobwa byamajije gushyirwa ku rutonde rw'ibiyobyabwenge bikabije biteye ubwoba. Abaturage baragomeza bagira bati byaryohaga, ariko nubwo abanyarwanda tuvuga ngo umugize vuba ntabwo byari byakarangiza manda, ariko buriya nk'abantu bakuru mureberera abanyarwanda twese muri rusange, bigaragara ko hari ingaruka, kuko byanze bikunze ntabwo ibintu byaba gusa. Ibinyobwa biraryoha pe, kandi nta gacama k'abagabo, ariko bishobora kuba harimo ingaruka. Ese n'abantu baranguye bagurije banke, n'abantu baranguye bamaze gutanga imigabane yabo, nk'abantu namwe nka leta nkuru ibishinzwe, abantu muzabasubiza uko bigiye ku baranguye basubizwa amafaranga. Abenshi bagiye kwiyahura rwose, mbese n'ibibazo. Impinduka ni ugushaka ubuzima bwiza. Inzoga si iz'abana batoya, n'ubundi zanywaga abakuru, ariko umugabo kugira ngo yongere amenyere amazi y'umugezi, abantu bose tuzamenyera ji tutari twaramenyere kunywa ji. Muri abantu b'abagabo, natwe turi abantu b'abagabo, dukeneye ubuvugizi, dukeneye ubufasha. Mbese ntabwo urabona ahantu hatari urwagwa rusanga u Rwanda ruze rugaragare, niba wenda rimwe bigaragara atari uwayihishe. Ni ukuvuga ngo bariya barangura ibyo mu mahanga n'ibyo mu Rwanda, none byose barabibuze. Urabo barakora iki? Baracuruza urwagwa, baracuruza ikigage, amazi barayishyura iki? Inzoga zemewe bakaguma bagafungura amazi, bakaguma mu kazi, bakarihira abana amashuri, bakakomeje ubuzima busanzwe. Bakaretse ziriya zihenze, wenda z'urubyiruko urwaguraga, bakazica kubera zihendutse, ariko wenda bakareka ziriya zihenze 5, 7 bingahe. Ibi bibaye kandi nyuma y'igihe gitoya abaturage bibaza ibibazo byinshi bitandukanye mu bigendanye no gukora inzoga gakondo, izo basanzwe bazi nk'inzoga za Kanyarwanda ndetse n'ubushera n'ikigage. Bati ntago tuzi wemerewe kubikora arinde, ntago tuzi naho bizakorerwa. Abandi bati turajya mu muganura gute ko nta muganura turimo usibye agahinda n'amarira. Umuganura ni igihe abaturage basangiraga ku byagezweho bakaganira ku iterambere ry'igihugu. numva byagenda wenda nimba uzi ibyuma babiciye cyangwa iki, ariko wenda abaturage bayoboka Bralirwa na Skol, wenda n'izindi nzoga, ariko wenda rwa ikigage cya Kinyarwanda cyangwa urwagwa, wenda bakaba baza bakorera ingenzuzi, kontorori cyangwa ubugenzuzi, kamanza bavuga bakarekura abaturage bitewe. Hanyuma wowe ntabwo ubona ko hari urubyiruko rwari rwarishwe n'ibi bintu? Ndabibona cyane, ukagira umwana ukagira wenda umwana umusore w'imyaka 20 ukamukeka mu myaka 50 amatara yagize ntaribyo, ariko nyine ubukangurambaga buremewe n'inyigisho ziremewe. Wenda hari ikibazo kiba kigatwara rusange, ubundi twese tubereho kunywera mu gushyira inyota, niko tubereho no guhuza n'inshuti n'abavandimwe. Akagage niko mwagakwiye kure, akagage njyewe bane ninywereye akagage mba numva nta bintu birenze. Ubwo wambwira icyuma cy'umuntu ugiciye, njyewe wanamunyereka namugurira akantu. N'abakuru baba ku cyuma wakiwaga mu gitondo ntiwegura umutwe, ahubwo gihita kijya mu mavi ngo cyongera imbaraga. Ibyo bintu nabizi ni akazi kagapfaho, byari muto ku bantu batoya b'urubyiruko ko aribo bagize agahinda. Ahubwo nanjye impamvu nakubwira ko mbyishimiye, nimbazaga ati umuntu ahereye ubu ngubu anywa icyuma gutya, nibo abasirikare bazava. Ahubwo naho nzabibona nzatanga amakuru.
Twagerageje kuvugana n'umuyobozi kugira ngo tumubaze ibyifuzo abaturage bibaza ku bigendanye no kongera guhabwa uburenganzira bwo kwenga inzoga, imitobe ndetse n'ubushera. Turamuhamagara ntibyakunda, tunamwandikira ubutumwa bugufi ntiyadusubiza. Cyakora kandi iyo tugira amahirwe yo kutwitaba twari kumubaza ku munsi w'umuganura uko byagenze, mu gihe ntawemerewe gushigisha ubushera ngo busangirweho n'abandi, ndetse n'inzoga zizwi n'ibyuma bacuruzaga bakaba bashyizwe mu gihombo gikabije kigizwe n'amarira gusa. Njye ndi Alpha Nshimiyumukiza Elisa, Good Rich TV mu mujyi wa Kigali.